Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu nibaza umujyojyo muragisanga kuri YouTube channel yitwa umujyojyo info bashishikariza no gukora subscribe ku batarayikora mwese. Twongeye kubasuhuza abantu mudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa se social media. Kuri YouTube ni umujyojyo info, hanyuma kuri website ni www.umujyojyo.com. Ubwo hose mushobora kwagera kuri Facebook ni umujyojyo. Ni wa mwanya twabateguriye tubagezaho ibijyanye n'ubuhinzi, cyane ko ari cyo kituraje inshinga impinduramatwara mu buhinzi. Aha turi kumwe n'umugabo ari buze kugira umwanya wo kubibwira, ariko nta yindi mpamvu tubesheje aha ngaha no kugira ngo dukomeze tuganire ku bijyanye n'ubuhinzi, cyateza imbere ubuhinzi ndetse n'impinduramatwara mu buhinzi. Niyo mpamvu twagize ngo tuganire n'uyu mugabo. Ni inararibonye, afite byinshi azi mu buhinzi, afite byinshi azi ku rubyiruko. Tugiye kuganira muri make turebe ese n'iki cyakorwa kugira ngo ubuhinzi bw'u Rwanda nabwo buzamuke, butere imbere, bugere ku rwego rw'ibindi bihugu bifite ubuhinzi buteye imbere. Icyo ngicyo nicyo kituraje inshinga nk'umujyojyo. Wenda batazi umujyojyo, ni ishyirahamwe ry'urubyiruko rwize ubuhinzi mu Rwanda, abo bishyize hamwe kugira ngo bakore impinduramatwara mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi bikozwe kinyamwuga kandi bibungabunga ibidukikije. Mwatangira musuhuza abadukurikiye munabibwira. Urakoze kumpa ijambo kugira ngo tugire icyo tuganira ku bijyanye n'iterambere ry'ubuhinzi mu rubyiruko. Ngireyo nkaba nitwa Ngirosanga Jean Paul, abasanzwe ndi impuguke mu bintu bijyanye n'iterambere ry'ubuhinzi ndetse no kongerera agaciro byakomotse mu buhinzi n'ubworozi. Urakoze cyane, biri buze kudufasha rwose. Ese iyo murebye ubuhinzi bw'u Rwanda mubona bukorwa bute, bukorwa neza se? Ese niba budakorwa neza hakorwa iki kugira ngo noneho ubwo buhinzi bukorwe neza kandi burusheho gutera imbere? Urakoze. Ngira ngo ku bijyanye n'ubuhinzi mu Rwanda urabona ko bukiri hasi, cyane cyane ko abari muri uwo mwuga benshi ari abahingira kurya no kubaho, badabasha gusagurira isoko kugira ngo n'ikivuyemo bateze imbere mu rwego nk'ibindi bihugu byateye imbere mu buhinzi. Muri make rero navuga yuko ubuhinzi bukiri hasi, kuko nk'iyo urebye mu buhinzi muri rusange, kubona amafumbire biracyari ikibazo, kubona imbuto nziza z'indobanure biracyari ikibazo. Mbese muri make bavuga ko ubuhinzi mu Rwanda bukiri hasi, butaragera ku rwego rwo kuba rwatunga ukora umwuga mu buryo bw'iterambere rusange. Ese hakorwa iki niba koko ibyo ngibyo bikigaragara? Amafumbire aracyari makeya, wenda hagiye haza za nkunganire ziri gufasha abahinzi, ariko ntabwo ari kuri rwa rwego rwifuzwa neza ku buryo umuturage avuga ngo yabonye ifumbire ihagije ku gihe, cyangwa se yabonye imbuto y'indobanure ku gihe. Hakorwa iki? Ni nk'icyumva cyakorwa kugira ngo ibyo ngibyo byose bigende bikemuka? Icyo mbona cyakorwa cy'ibanze ni ubanza hagaba amahugurwa y'abari muri uwo mwuga, bakigishwa yuko guhinga atari uguhingira ibitunga urugo gusa, bakigishwa yuko umurimo w'ubuhinzi wakabateje n'imbere, ukaba umwuga wabateza imbere ukanabakiza ndetse mu rwego rwo hejuru, ukinjiriza n'igihugu, bikaba isoko yibanze mu byinjiriza igihugu. Kuko iyo urebye akenshi abanyarwanda bose ubona hafi ya 90% bari biyitirira ubuhinzi, ariko atari ubuhinzi bufatika. Icyakorwa rero ni amahugurwa, nuko leta yamanuka ikegera abakora umwuga, ikabashakira ibyangombwa, ikabashakira ibigega bibafasha, haba no mu bwishingizi bw'imyaka baba bahinga, bagashakirwa amasoko, ndetse ibyangombwa byose bijyanye n'ubuhinzi bikabageraho ku buryo bworoshye, ariko hibanzwe cyane cyane no ku mahugurwa no kubatunganyiriza aho gukorera ubuhinzi mu buryo bwa kijyambere. Urakoze cyane, batubwiye ko uri impuguke mu bijyanye n'ubuhinzi, ariko by'umwihariko ubu ngubu turi kubabona mu bintu byinshi cyane by'urubyiruko. Mufite urubyiruko rwinshi muri guhugura ku bijyanye na sinema ndetse n'ahandi wenda hagiye hatandukanye. Ese ni ukubera iki usanga urubyiruko rutitabira ubuhinzi, ahubwo wagera mu bindi bintu ibi ngibi bisanzwe
ugasanga ariho urubyiruko rwiganje, ari nacyo wenda gishobora kuba ari ikibazo. Urasanga urubyiruko ni rwinshi, ni abanyembaraga, bafite imbaraga, bashoboye gukora bwa buhinzi, yewe harimo n'ababyiga, dufite za kaminuza zigisha ubuhinzi, dufite amasegonderi yigisha ubuhinzi, ariko urasanga urubyiruko rutajya muri ubwo buhinzi. Ni ukubera iki? kugira ngo urebye ahanini urubyiruko iyo rutangiye gushaka icyo gukora kugira ngo rwiteze imbere, ruba rushaka ibyo rwakora rubyara amafaranga muri ako kanya, ntabwo bategereza igikorwa cyakorwa kugira ngo amafaranga azaze mu gihe kizaza. Uvuze neza ko ubuhinzi buri high risk, cyangwa se bushobora kuba buhomba, cyangwa se inyungu itinda kuboneka. Nibyo koko, kandi birasa naho aricyo kintu uruhare runini gituma urubyiruko rudahita rwihutira kubijyamo. Ese hakorwa iki kugira ngo icyo gihombo tubona mu buhinzi abantu nakomeje gutinya ari benshi tukibungabunge ku buryo twumva ko noneho umuntu ashobora kubijyamo kinyamwuga? Ese ni iki twakora kugira ngo duhindure iyo myumvire? Kuko nubwo wahomba, ntabwo wahomba uyu munsi n'ejo. Ushobora guhomba uyu munsi, ejo ukunguka ubugira kabiri. Mu buhinzi biraba cyane, ariko sinzi impamvu abantu bahita bishyiramo ko icya mbere ari guhomba. Tuzi n'abahinzi byakije, byateje imbere. Ese hakorwa iki kugira ngo iyo myumvire nayo ihinduke, twumve ko ubuhinzi atari ukubujyamo ngo buhombe, ahubwo ushobora no kubujyamo ugatera imbere? Icyakorwa cy'ibanze cy'ikubitiro ni ukubanza guhugurwa urubyiruko, rugasobanurirwa inyungu iri mu buhinzi, hanyuma na leta ariko ikabigiramo uruhare, ikabafasha mu buryo bufatika, bakabashyiraho ibigega bijyanye n'iby'ubuhinzi by'urubyiruko, bagafashwa, noneho bakanatinyuka, bakagaragarizwa yuko umusaruro uva mu buhinzi bwakozwe neza butunga nyirawo, bigatunga igihugu, ndetse ukaba wakwiteza imbere muri rusange. Kugira ngo icyakorwa cyane ni ukubakangurira gutinyuka, bagakora, bakumva yuko nabo umwuga w'ubuhinzi ari umwuga wabakiza, ndetse no kurusha n'ibindi byose birukiramo. Urakoze, ni byiza, izo nama zose ni ingenzi, ariko nanone turacyafite ikibazo navuga ngo wenda no distribution y'ibiribwa, cyangwa se kugerageza gusaranganya umusaruro wabonetse. Urajya kumva hamwe baravuze ngo umuceri ngo babuze isoko, ahandi ngo inanasi ziri gupfa, ziri kwangirika. Mu by'ukuri twareba icyo kibazo ahantu kiri, tugasanga ni mu gace kamwe, ugasanga ni Musanze ibitunguru byangiritse, ariko wagera i Kigali, Rwamagana, ugasanga ahubwo igitunguru ni $1. Ese ibyo byo bifatwa gute niba tuvuga ko abantu bakabaye bajya mu buhinzi n'ababugiyemo, ugasanga uduce tumwe na tumwe harimo icyo kibazo? Ubwo bwo hakorwa iki kugira ngo uwo musaruro wangirika ureke kwangirika, ndetse habeho no gusaranganya bya biryo byabonetse bijyanwe aho bitari imbere y'igihe, mbere y'uko byangirika? Cyane ko hari ahantu henshi twagiye twumva amasitoke yangiritse, ibitunguru byabuze isoko, amashu yabuze isoko hano mu Ruhengeri. Ese ibyo byo byakorwaho iki kugira ngo icyo kibazo nacyo kibashe kuba cyahabwa umurongo? Aho rero icyakorwa nanone ndumva ari ubukangurambaga, ariko cyane cyane bwagombye gukorwa na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, ikagaragaza aho ibintu runaka byeze n'aho bikenewe, noneho bakanakorana n'abacuruzi, bakabwira ati hakenewe ibi. Noneho cyane cyane mbona yuko nibyeze cyane nk'umuceri, nk'uko wari ubivuze, uva hanze wakwiye kujya ugabanuka mu gihe habonetse umusaruro uhagije, kuko na kenshi hari n'umuceri nk'uko wari ubivuze uva no hanze utarusha ubwiza uba weza mu Rwanda. Nicyo gihe rero ikibazo ubona gihari gikomeye ni communication itaba yagenze neza mu rwego rwa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, ndetse ifatanije n'abacuruzi baba b'imbere n'abavana ibicuruzwa hanze. Ikindi rero mbona nanone ni uko hagombye kuboneka inganda ntoya zakunganira abo bahinzi kugira ngo bongere agaciro ibyo biba byavuye mu buhinzi nk'ibyangirika vuba, ndetse nk'uko wabuze nk'inanasi, kugira ngo haboneke inganda ziciriritse zakora ibikomoka ku nanasi n'ibindi yewe byera ahandi bitandukanye, byakorwa neza kandi ntibyangirike, bikagezwa n'aho bigomba kujya mu buryo bworoshye. Murakoze cyane. Wenda tugana ku musozo, ndagira ngo ugire nk'inama urubyiruko cyangwa se impanuro, by'umwihariko nk'impuguke mu buhinzi. Ushobora no kuvuga uti leta irasabwa iki ngiki, nayo biremewe, nta kibazo gihari, recommandation. Ukavuga uti ese ndagira inama iyi n'iyi urubyiruko, ndetse leta irufasha iki kugira ngo rutangire kwisanga muri gahunda y'ubuhinzi kurusha uko byari bisanzwe? Wenda icyo natangaho inama nahera kuri leta icyo yagombye gukora cyihutirwa ni gushakira
mbere na mbere urwo rubyiruko aho rukorera ubwo buhinzi. Ngira ngo hari ibishanga byinshi birazwi bitaratunganywa ku buryo bugezweho, ku buryo byatunganywa bigahabwa urwo rubyiruko rwamaze guhugurwa, rwamaze kubyiga, rukagezwaho imbuto, rukagezwaho ifumbire nziza y'imvaruganda, noneho bakazashakirwa n'amasoko ku buryo ibyo bahinze byajya bigera ku masoko bikanabateza n'imbere. Noneho kandi n'ikindi cyakorwa mbona cyihutirwa ni ugukangurira urubyiruko, bakabereka amahirwe ari mu ishoramari ry'ubuhinzi, noneho bagashyigikirwa, hakajyaho ibigega by'urubyiruko bibashyigikira mu bijyanye n'ubuhinzi ndetse n'ubwiteganyirize bwaba mu gihe iyo myaka bahinze yaragize ibibazo. Mbega ni nka siranse muri make. Ndumva ari ibyo nagira urubyiruko na leta urebye muri make. Murakoze cyane Jean Paul, urakoze kuri uyu mwanya waduhaye kugira ngo tuganire, wenda n'ubutaha nitubakenera tuzababona. Urakoze cyane nawe, ngira ngo ndahari mu buryo bwo kunganira urubyiruko mu bitekerezo ndetse no gufatanya mu bitandukanye twafatanya kuko ndahari n'ubundi se tubonana. Urakoze cyane. Murakoze. Yari Habakurama Cedric, ni umwe mu ntumwa z'umujyojyo hano mu ntara y'Amajyaruguru, akarere ka Gakenke ndetse n'akarere ka Musanze. Mbashishikariza gukomeza gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ni Umujyojyo Info, mukasura website yacu ni umujyojyo.com, mukaguriraho ibicuruzwa online mwibereye mu rugo aho ngaho mutahava, ugakandaho gusa ibintu ukabona bikugezeho.